ibiganiro twakoranye si umugore tukimara gukina ira prank ngewe nahise ntaha kuko nayo mfite indi shoot ngomba kujyamo rero ntimuzateze ko abantu barimo hari bose ari abakobwa baje gushaka abagabo ntimuzateze ko abantu bajemo hari bose ari abagabo baje gushaka abagore no Yes, reka rero twongeye tubaye ikaze inshuti bakunzi ba Scott cyane cyane by'umwihariko wowe ukurikiye ikiganiro inkuru yacu y'ubuzima nk'uko rero mubibona turi kumwe hano n'umugabo icyamamare ni umusitari arazwi cyane cyane abantu benshi muramuzi yitwa Nshizirungu Vincent nibyo ntacyo wibeshyeho Nshizirungu Vincent Okay, mwumva rero ko ari Nshizirungu Vincent niwe tugiye kuba tubana neza mu kiganiro inkuru y'ubuzima nk'ubisanzwe muri kumwe na Scott Emile ariko kandi dusuza abantu badukurikiye bari mu bice bitandukanye by'igihugu abantu bari hanze y'urwatubyaye cyangwa se u Rwanda rwacu abo twita aba diaspora tubaye ikaze wo kuri ikiganiro inkuru y'ubuzima turakwakiriye bwana Nshizirungu akoze kungirira icyizere uyu munsi makuru y'iminsi turi mu mpera z'umwaka umeze neza so turaho tugiye kujya muri Noheli na Bonane ngira ngo ntekereza ko abantu bazi ko muri iyo minsi ari yo kugira ngo abantu banezerwe bamwe barye iyo niyo minsi turimo kwitegura ku ruhare rwawe ku giti cyawe uyu mwaka wa 2024 ugusigiye iki umwaka waragoranye ariko by the way mbanje gusuhuza abantu bose badukurikiranye nk'uko wari ubivuze hari abafana banjye muri industry nyarwanda hari abavandimwe banjye bari mu bihugu biri hirya no hino yaba Amerika yaba za Canada mfite inshuti nyinshi mbanze kubasuhuza ko uyu munsi tugiye kuganira tukagirana ikiganiro kirambuye so warumbaje uti wowe mwaka ugusigiye iki nka Nshizirungu Vincent mwaka usigiye ko nabonye permis de conduire permis yo mu Rwanda abana felicitation buruzi ukuntu byari bigoranye namaze igihe nkoresha permis y'Inkongomani kweli umva rero ko ntabwo bari kimwe Inkongomani y'Inyarwanda ntabwo zose ari none sahani muri Kongo mwana ariko c'est international none c'est international ngewe ntabwo nabayeyo ariko hari ukuntu umuntu abona iyo permis nyine akayikoresha ariko nyine mu Rwanda hemewe permis y'Inyarwanda akamirwa y'abanyamahanga bo muri icyo gihugu urumva icyo nicyo kwishimirwa kuri wowe nta kindi ikindi nuko wenda mu minsi ishize madamu yagize graduation yo gusoza kaminuza nayo ni ikintu cyo gushimira Imana ikindi muri eglise nsengeramo andi ma eglise harayo bafunze ariko iryo wacu ntibarifunze Macita byo kwishimira cyane uzi kuya gusenga uteze imodoka nk'icyatanu nsengera mu itorero rya PEFA Kinyinya itorero rya PEFA Pentecote Evangelist Fellowship in Africa amatorero yabaye menshi n'ubwa mbere naryumva iryo torero rimaze imyaka Okay, wari ukomoje ati kuri madamu yarakoze graduation wenda turaza kubigarukaho by'umwihariko tuganirize tubene imfura tuganirize byinshi birambuye ku nkuru zagiye zikuvugwaho ariko tukiri aho ngaho ubundi Nshizirungu Vincent nk'uko twatangiye tubibwira abantu bakurikiye ikiganiro cyacu inkuru y'ubuzima Nshizirungu Vincent ugiye kuvuga ngo Nshizirungu Vincent kuri ubu ngubu aho yavuye n'ahageze ni muntu ki mu nkuru y'ubuzima bwawe mu nkuru y'ubuzima bwanjye Nshizirungu Vincent ndi mugari cyane ndi mugari
nk'uko wari ubivuze hari inkuru zimaze iminsi zitreninga so ariko ni social media nyine ni sinema nyarwanda kandi niko kazi nkora kajyanye n'imisango nyarwanda n'ubundi ngiye nkora sinema nyarwanda ndi umukinnyi wa filimi mu Rwanda nkaba nkora imisango nyarwanda WMC amazina y'inka orane musinga biri mu kazi kantunze n'amazina y'inkuru yavuga yes ntasuzugura so rero abantu bamaze iminsi bambona kuri social media mu by'ukuri bongere bangire icyizere cyo kunkunda bamaze iminsi baranyanze maze iminsi baranyanze ariko ndi umupapa ufite umugore n'abana biriya nakoze n'akazi nyine biriya mwabonye n'akazi gute nta kiriliyo kirimo ariko amahirwe hari menshi nuko abanyarwanda bamaze gutandukanya ibintu biriliyo n'ibitariliyo bamaze kumenya ko sinema nyarwanda ari akazi mbere twabikoraga ugasanga n'urubyiruko gusa ariko ubu ngira ngo hagiye hazamo abamama hazamo abapapa nubwo wenda hadutse utuntu tw'uduplanka tugenda tuba shortcut ukuntu bataramenyera ariko ngira ngo mu minsi ishize hari ibintu byabaye bya balloon byo kwa MC-Nario nagiyeyo ariko ari shoot yari navuga ngo ari shoot kuko n'ababibonye mbere n'abazayibona nyuma ntabwo biriliyo hanyuma tukiri aho ngaho uraza kumfasha tujyane neza step by step mbere abantu bari bakuzi bari bazi kuri umuntu wubatse ufite urugo kuko uyivuga ngo mbere n'ubu abantu banzi n'abambona ndi umugabo wubatse ntabwo ndi umuntu nakoze mariage dore nguru urutoki niyo mpamvu ubonye muri comment hari abagiye bandika baravuga ngo abaza kubona ngo rutoki ngo rwarambaye impeta ngo bashyireho comment ari none nakoze mariage 2014 yes ufite abana bangahe ufite abana 3 n'umudamu murabana mu rugo umukobwa umwe n'abahungu 2 madamu turabana mu rugo nta n'ikibazo dufitanye mu rugo so rero ahubwo abantu babibonye nibo babigizemo ikibazo ariko kitakabaye ikibazo sibyo side imwe ntabwo nyenya nkuna gutanga ingero ku bandi bantu zitanga kuri njye ko niyo mpamvu nta muntu muri industry nyarwanda nzajyana nawe ikibazo yabo uzatanga ibiganiro bizagira gute ni njye uzivugaho sinema nyarwanda ni ubuzima busanzwe abantu babamo buri wese azi sibyo uyu munsi wenda kuba hari abambaza ngo ibintu nkora bica kuri channel yanjye oya nta channel ndagira ariko nzayigira ariko ibintu nkora ni akazi ntekereza ko nta muntu ushobora kujya gukorera kiriya kiganiro cyangwa iki for free so ntabwo nakubeshye nyine byari imbere wenda mbere umuntu akigenda yegeranya ibintu by'insinga n'ibiki ibintu bikomeye ariko ubu wapi ariko side imwe ndi umubyeyi njye mfite nshaka ko tuganira nguhamagara njye nafite ibibazo byinshi byo kwibaza wemerewe kubimbaza yego kandi uhere imfuro tubwize ukuri tubwiye n'impamvu yo gutera ni yego ni prank ariko hari ibyo turibuze kuganiraho wenda ushobora gukora prank ariko ku rundi ruhande ikaba yakugiraho ingaruka runaka njyewe bwa mbere nkibona nize kubona akavideo kawe icyo gihe ntabwo nabaga inaha ntabwo nabaga mu Rwanda haje kugaragara akavideo cyoko byaciye no kuri BTN ngira ngo urabizi uri Nyamirambo mu marangi wasohokanye n'umukobwa araza gusigira umwana tutere kuri ya story byagenze gute ese nayo yari prank kuko na nyuma waje gukora ibiganiro gusa n'umuntu ubyemeza none ndagira ngo none utubwize ukuri kwa nyako iri ari prank kuko uriya mwana babaye nk'abanzanira n'uwa sister wanjye umwana wanjye muto afite imyaka 6 ubaze imyaka iriya prank imaze ukabara ukageza kuri uyu munsi ntabwo uriya mwana yakabaye angana kuriya so rero iri ari prank yaba ari abo twakinanye ni nk'uko uyu munsi
ntabwo umuntu wese twajyana kuri tele mba ndi capable yuko ngomba gucyura amazina ye cyangwa gucyura nimero ye. Focusinga ku cyanzanye, ni akazi kanzanye, no gukina filime. Mfite projet runaka wampamagayemo, ko ufite projet runaka wampamagayemo ko nza gukinira, niyo nza nkakora byarangira nkataha. Ibyo umuntu ushobora kumbaza, hari abagiye bambaza uriya muntu twakoranye kwa MC Scenario. Tutaragera kuri MC Scenario, genda shaka kuvuga neza kuri ako kantu koko iriya ari prank y'Inyamirambo. Banzana umwana mu maranye nko kubimbajije. Uriya muntu yagaragaye mu makuru ntabwo ari umudamu wawe wanyawe? Ntabwo ari madamu wanjye. Abantu bazi madamu wanjye muramuzi. Mfite umugore mwiza cyane, ariko uriya mutaza kumva ko n'uwo twakoranye ari mubi, ariko umugore wanjye ni mwiza. Mwahuye muturiya muntu mwayipanze mute kugira ngo mukore prank nk'iriya, icyo ku kinyamakuru gikomeye nka BTN binasakara ahantu hose? So boss wanjye yitwa nyiri projet yitwa Moon Galaxy. W'icyo gihe yego, twakinaga muri filime Urugo rwanjye, byari ngombwa rero ko ibyo turimo gukina bigomba gucaho. Yego, urumva rero kari akazi. Ni filime Urugo rwanjye nakinyemo iminsi myinshi itari mitoya. So side imwe rero cyangwa uruhande rumwe dutegurira prank, nubwo tutatekereza kuri iri bubyimbe cyangwa iri butrending bingana kuriya, ariko byarabaye. Kandi ntekereza ko nta muntu ushobora gukora ikiganiro we ntawe, ntekereza ko ikiganiro ntawe ukora ikintu kugira ngo gifailing, ukora ikintu kugira ngo gitrending. Uyu munsi rero biriya by'Inyamirambo byari prank. Ari umukobwa twakinanye, ari mama twakinanye, sinzi wenda nimba hari uwo byamfexe nyuma, bibaye hari uwo byamfexe yakwihangana, ariko n'ababazi se cyangwa n'ababonye ntabyo bakoze biriliyo, bakoze ibintu biri prank. Ni akazi twakoze kararangira, turataha, umuntu agahembwa igihembo kijyanye n'icyo yemerewe, birarangira. So numva kubijyanye n'Imirambo byabo ari byo cyese mba ari ikintu bambaza. Hanyuma ukimara gukora iyo prank, urumva wagiye gukora prank, urubatse, ufite umuryango already, so ufite umuryango icyo gihe? Yego. Umudamu wawe mwubakanye akimara kubona iriya prank, kuko hari abantu bashobora kubona ikintu bahita batekereza ko ari prank bakagifata nk'ari ikintu kiririyo. Side imwe ntuzakora ikintu kubera abantu. No, ndavuga nicyo ngiye kukubwira nyine. Ntuzakora ikintu kubera abantu, ahubwo uzakora ikintu kubera wowe. Natangiye nkubwira ngo sinema nyarwanda ni akazi kanjye. Urugo rwawe ntabwo warwita abandi bantu. Icyo ngiye kukubwira, ubundi umuntu ushobora kundakara bigatuma ndara ijoro cyangwa nkarara nabi ni umugore wanjye. Yego, mpamvu nemvuze ngo suzite ku bandi bantu. Abantu bashobora kuvuga ibiri byo, bashobora kuvuga ibitari byo, sibyo? Ni nk'uko uyu munsi ababonye iriya prank kandi babizi neza ko madamu tukibana, babaye nk'abashaka kwifata nk'aho biriliyo ari byo kandi atari byo, sibyo? Rero kuba nakoze iriya prank ntacyo byahungabanyije ku muryango wawe? Ntacyo byahungabanyije, kuko uyu munsi ukurimo kubyibaza, hari utuzamo tukagutusha nyine. Hari buri ugiye kuri tele ufite content runaka, sinzi nimba mvuga ngo iza kubyimbika bangari, sinzi nimba biri buze kumvikana, hayo utangira story ukayitangira iciriritse, yagera hagati kaguka, bitewe n'uwo murimo gukorana cyangwa n'uwo gukinana ugasanga iragutse. So rero iriya prank natwe yagutse, hagiye hiyongeramo utundi, ngira ngo wenda nawe muri industry nyarwanda hagiye hiyongeramo utundi. Ntabwo navuga ngo wenda nanjye hari utwabayeho twantushije, twagiyemo ntatekerezaga, ariko impamvu ntabitindaho nuko nzi neza ko ari byo najemo kandi mbikunda. Nimvuga ngo nakazi kanjye nuko ari ibyanjye, urumva? N'uyu munsi umuntu uhamagaye muri projet runaka, ntabanza kumubaza ngo ufitiye content ngo bigenda gute, bimengeze kuri tele, cy'ingenzi nuko nje ku kazi. So rero
madamu wanjye turi kumwe, nta kibazo byateje, ahubwo byagiteje ku banyarwanda. Byagiteje ku banyarwanda, ngira ngo nyuma naje gukora ibiganiro bigiye bitandukanye, niyesikiza mbabwira nti ni filimi cyangwa se ni prank, kuko hari abantu bataramenya prank ni iki. Kandi nshimira ko banyihanganiye. Yes. Kandi ntekereza ko mu byo nkora cyane mu byo nkina mbishimira Imana ko wenda ntaho birangonganisha n'inzego bwite za leta. Nkora ibijyanye n'ibindebaho, kuko buri umuntu ujya gukora ibijyanye n'inzego za leta nawe afite icyo yishingikirije cyangwa icyo ahagazeho. Ariko ubuzima bw'umuntu, ngiye nshobora gukina story yanjye. Ni urugero, wenda nshobora kuba narishwe n'inzara, umpaye content ijyanye n'uko umuntu yashonje aba ameze, nayibasha kuko ni ubuzima bwanjye. So rero sinema nyarwanda ni ubuzima, nubwo hariho ababyiga, ariko akenshi hari n'abikora kubera Imana. Okay, none tukiri aho ngaho, wowe bifata nk'aho ari akazi, ariko mu by'ukuri abanyarwanda buriya turatandukanye. Ushobora gukora ikintu uyu munsi ugakora ikintu witwa ngo ni prank, nyamara mu by'ukuri uwundi muntu icyo gihe akabibika neza, ejo azakora ikindi kintu akavuga ati uyu muntu si wakoze ikintu iki n'iki, n'ubu bwa mbere wakoze iyo prank yo kuza bakagusigira umwana mu marange bla, nyuma yaho tukubona mu yindi prank. Noneho hari aho byageze ku yindi ntera, sinzi nimba utarabibonye. Imeze ite nyine? Abantu benshi barakwatata avuga ati se uyu muntu afite umugore n'umugabo, ntafite umugore n'abana, uyu muntu ntafite urugo, bakibaza ati se n'ubu ngubu ntabwo abantu barabyemera. Gute wagiye kwa MC Scenario ukajya gushaka umukunzi, kandi tuzi ko hariya hari abantu bagiye gushaka abakunzi? Ukiraho ibyo numva abantu babyemera. Ukiraho nta muntu bita umurozi atari umurozi, icyo turacyemeranye. Sibyo? Yego. Ariko kubera ko umwana wa runaka yagiye akava yarwaye, yagera mu rugo agapfa ariko afite ahandi yanyuze, bakaba ko runaka yamuroze kandi azira ubusa. Sibyo? Ubu ntabwo nize amategeko, ariko ntekereza ko buriya mu mategeko ntabwo hakora ukuri, hakora ibimenyetso. Niba tubyemeranye. Rero ahubwo buriya ngewe nakoze kwa MC Scenario, ntekereza ko abanyarwanda bamaze kumenyera. Kwanza byagenze gute? Igitekerezo cyavuye he kugira ngo ujye kwa MC Scenario gukora prank? Urabizi ko ari abantu bajya gushaka y'abadamu n'abakunzi. Oya. Wagiyeyo gute? Ntabwo kwa MC Scenario, ntabwo ari ukuvuga ngo hagiye abantu bagiye gushaka abadamu cyangwa abakobwa bagiye gushaka abagabo. Iriya nimvuga ngo ni prank, urabizi neza ko ari prank. Nose mwe mwarabonye ibiganiro uriya twakoranye, si umugore. Ntabwo tubizi. Muraziranye? Mubimenyereye, ntabwo tuziranye. Ubundi yakoze ikiganiro kwa Sam Gakire. Ariko avaye ikiganiro cye urugendo online. Avaye kugira ngo wajyeyo, hari umufamiliye we twaganiriye nyine umushuti z'urugo rwe. Ngira ngo nibo bambwiye ko ari umudamu, kuko ngewe nta contact ze ngira. Tukimara gukina iriya prank, ngewe nahise ntaha kuko nari mfite indi shoot ngomba kujyamo. Rero ntimuzateze ko abantu barimo hari bose ari abakobwa baje gushaka abagabo, ntimuzateze ko abantu bajemo hari bose ari abagabo baje gushaka abagore. No. Ni nk'uko nshobora gukina ndi umugabo kandi ndi umusore. Aho none nshize urungu ntago waba urimo widefanda, warakoze divorce ukaba waragiye kwishakira umukunzi, ari kugira ngo ukomeze ubeshya abantu. Mana gira ibiganza, nta niyo nzakora. Ko abantu babyandika ko bagata umugabo wakoze divorce yagiye gushaka umukunzi koko, none uko ubeshya ko ari prank. Buriya ubundi abantu bashaka ukuri, gusa mbivuga ngo iki, wenda ntabwo nyansoma comment, ariko se byibuze mu bantu banditse comment hari uwanditse ko yaje mu rugo agasanga wenda madamu tutakibana, ntawe kinyemerere. Reka Kigali yabaye nini? Buretse gato nyine muri comment hari umuntu wabyanditse, ntawe. Ntabyo ndabona. Bivuze ngo nimba muri comment nta muntu wabyandika, akira ukuri kwa Shizungu Vincent kuri umutima we. Yego. Sibyo? Wenda n'ubu naje gukora ikiganiro ntabimubwiye,
ariko impamvu ntabimubwiye nuko ntazi neza ko nta impact mbi biri buze kugira, sibyo? Kuko ngira ngo ejo bundi we nibyo bavuga byo mu scenario, kuko nawe byamutushije, naramubwiye ngo so namusabye imbabazi. Yego, mwagiranye ikibazo? Yarabibonye. Arega uvuga kugirana ikibazo, buriya nubwo umwana yataha atinze wagira ikibazo ukamubaza, sibyo? Rero yagomba kumbaza. Wagiye muri prank utabimubwiye? Singusobanura kuvuga ngo numuraje mu kiganiro ntabimubwiye se. Okay. Yego. Rero kuba naragiye muri la prank ntabimubwiye, nari mwiyeskije namusabye imbabazi. Nyuma yo ikiganiro gisohotse se cyangwa mbere? Nyuma yo ikiganiro gisohotse. Yabibonye. Yabonye reaction. Ariko wamusobanurira ko ari prank arabyemera ko tuzi ko abadamu bagora. Oya nta mu bagore bagora ntabwo wanjye bamo. Nyine abafite abagore bagora mwihangane. Abagore banyu muzabasengere, Imana ishaka ko ibahindura bareke kugorana. Ariko ngiye nshima Imana ko nafite umugore ugorana. Yego. Sibyo? Kuko nyine abo bandika ngo umugore yarantaye rerere, ahubwo baracyafite byinshi byo kwandika. Kuko nta na kimwe bazandika kinkura muri industry nyarwanda. Yego. Nta na kimwe. Arega ngewe nta kintu umuntu yamvugaho cyantushaho ku buryo narara ntasinziriye, uko ibyo nahuye nabyo ni byinshi. Sibyo? Nabwo ngo ikintu cyantushaho ni kimwe, ni umugore wanjye. Ni nawe wemerewe kumbwira akambwira ngo ibi bintu umugabo wanjye suzabisubiremo. Amubwira ngo yego. Yego. Ariko nta wundi muntu uri ku ruhande rw'umugore wanjye wambuza ikintu umugore wanjye atanze. So rero buri muntu wese yemerewe kugira icyo avuga, buri muntu wese yemerewe gutanga ikiganiro cyangwa yemerewe kugira ijambo yafata ku muntu. Ngira ngo mwagiye mubona abakora ibigereranyo, sinabagaya uko byari ngombwa. Yego. Iyo ubonye inkuru nyine nawe urayicukumbura, kandi mwayicukumbuye neza. Neza rwose muri abahanga. Kude chapeau, mwayicukumbuye neza, mwagiye mukora ibigereranyo neza, mwegeranya ibintu bigenda bihura. Rero ntabwo ibintu mwegeranyije ngewe nje kuvuga ngo ntabwo ari byo. Yego. Nibyo. Bya bintu mwabonye nibyo. Ni prank, aho kuvuga ko ari byo nibiki biri byo. So uvuze ngo nibyo se? Ibikize. Ibintu babonye nibyo. So uvuze ngo nibyo. Nawe ngo ibintu babonye bitandukanye nibyo bumvishe. Ibyo bacukumbura, uvuze ngo ibyo bacukumbuye. Bivuze ngo rero ibyo bacukumbuye, hari uwafashe ikiganiro nakitanze mu kwibuka. Hari uwafashe icyo wakoreye ku Isimbi. Icyo nakoreye ku Isimbi. Hari uwafashe ibyo nakoze Nyamirambo. Ni byinshi, ni byinshi. Hari uwafashe ibyo kwa MC. Yego. Rero muracyafite byinshi byo kwegeranya. Ariko nta prank nzongera gukora. Please, wera. So munsi turi loseze z'ukwa 12 2024. Ntabwo ari nta prank. Okay. Kuko sorry, impamvu nazongera kuyikora bituma abanyarwanda mundakarira muranyanga. Ariko urabibonye nawe muranyanga, ariko byuze nta muntu kwanga. Basi mwongere mu nkunda. Oya, abanyarwanda twanga abantu bagira twanga abantu bajagaraye. Ushatse kuntuka ngo ndajagaraye? Oya, nyine ibintu ubona. None se kujagara niki? Definisa kujagara. Kujagarara ni umunsi wenda nukuba uri mu kintu runaka. Sibyo? Tubwege abantu bazi ko mfite urugo, mfite umudamu, none ejo bakambona ndi mu bindi bintu. Twakinanye. Wigeze ubona bampaye role yuko mfite urugo n'abana? Erega oya, filime ni aha. Yego rero. So rero prank, ubundi dore ukuntu prank yaje. Yego. Prank ako dusobanura ubundi kugira ngo ujye kwa Nario byagenze gute, tumenye nyine usobanurira n'abakunzi bawe. Bampaye akazi ninde wakavuga byagenze gute kugira ngo tumenye ko ari prank. Umushuti wanjye bita Lily Paul. Okay. Naho ntekereza ko ari umunyamakuru ngira ngo abagira cano. Niyo umuntu wambwiye ati ngiye kurangira akazi k'amafaranga runaka ntebuze kuvugira kuri kamera. Ibyo ni ibanga. Ndabwiye nta kibazo. Ngewe tujyayo, tugezeyo baradusobanurira, batubwira ati murinjira abantu baturitse ibipirizo, numva biriyizi. Ninjiye ngira ngo ababikurikiranye mwarabibonye, abakobwa nka 3 baturikije ibipirizo. Ubwo ababiturikije baba babwiye ngo muze guturikije. Oya ngo abaturikije ibipirizo ngo n'abantu batanyishimiye. Ariko wabahaye iyo condition. Oya nta condition. Bo barakubwira ngo n'umuntu naza ukabona ufite
ufite impamvu runaka yatuma utamwishimira ugituritse ariko ubizi neza ko ibyo ugiye gukora bitari iriyo. yego okay. ni nkuko umuntu ashobora gukina ari muri rogi n'umugore n'umugabo kandi ari prank yego sibyo aho turi kujyana. aha so ninjiye mbona hari abakobwa nka batatu ariko ari wambaye neza koko ari wabyita oya rega ndi umuntu w'umugabo ngomba gutebeza reka bisa mbona hari abakobwa batatu bese babituritsa ni nkuko nanjye bose bari kuza kubigumana nanjye niyo gufata akantu nkagira ibyo ntobora yego kandi nanarakaye cyane yego ariko mbonye biturikije batatu basigaye babiri nyine batatu cyabane ndavuga ni rero nanjye abantu bandambyeho bangireho icyizere yego bro nanjye kugira ngo mbatakaze icyizere birananirana yego buriya nimba umuntu avuze ati reka nkunambeho nawe uzamunambeho yego bari babiri basigaye rero banambyeho ndeba ukuntu ngiye gukuramo umwe birananira niyo mwabonye mu scenario azana inkweto ebyiri yego azanye inkweto ebyiri kubera ko ngiye buriya ngiye nyibona umuntu mera ku kirenge nkageza ku mutwe inkweto zabo nayo nazibonye sibyo yego yaje navuga rero byibuze baraza kugira ngo ibintu nabikoze ari ugufomboza mfata rumwe na ruta nsigana urundi ariko wanje wafunguye amaso reba ku nkweto yego oya nabwo nafunguye wabibwiwe n'iki se ko inkweto zabo nazibonye uburyo ziteye hari uwari ufite agasumari urundi ruraho ruteye ruraho ngaho so rero impamvu nabubwiye ngo ngiye nkora ikintu nyikora nkaho kirili ari ukuri niyo mpamvu mwabonye uriya mu mama yaje mera nkaho abaye mushya kuri njyewe mera nkaho ibintu bibaye biri romantique buriya ntuzakore kosa naribo cya mistake nimwe yo kujya mu kintu ngo uhige mujagaraye yego ntuza muri sinema nyarwanda uzaza uje kuza gukina sinema n'ubu uri umumama ufite umugabo ufuha ntuzaze n'ubu uzi neza ko umugabo wabikurekuriyemo uzaze rero uriya mama n'umugabo wenda nazabona ziriya amapranka n'iki ntazamurakarire sibyo wenda azareba iki kiganiro azasangamo ukuri kwanjye sinzi amazina ye sinzi aho ataha buriya byarangira gusa singira nimero ye dutangira hari uko nakurahiriye ntutume nkusubira imbere ya kamera yes nta kibazo ngiye ukuri ku mutima wanjye nuko buriya ngiye icyo ntazakubwira turebana nta kizaba gihari so ati rero abanyarwanda bandakariye mu mbabarire mugabanye umutima burakari yari prank aho bikeneye kunsura muzaze mu rugo iwanjye madama bakire abatekera icyo kurya murye munywe abakeneye kurara murare nta kibazo na kimwe mfite n'umugore wanjye ahubwo ibintu nakabibabwiye mbere kuko yagize graduation ejo bundi asoza yereka nakabe naraje nkabona abatume byibuze umusangiyo twahize ejo bundi ukamwara wuje ariko nta kundi nyine se wazatwemera wazatwemera tukazabasura mu rugo tukaganira mwadusore ko umugore wanjye ntabwo yemerewe kujya kuri kamera oya niyo atajya kuri kamera ntabwo abikunda nta n'ijwi ry'abashaka ko bijyamo kandi ndabimwubahira niyo mpamvu uko atabishaka iyo ambwiye ko atabishaka ubwo mpita nkurura ko n'abana batemerewe kubijyamo ubundi iyi ni indwara yanjye ngomba kurwara kugeza Yesu aje kandi mu by'ukuri ntabwo ari mbi dufite abantu benshi bashaka kuza muri industry nyarwanda muhawe ikaze abafite impano ababyize murakaza neza hanyuma yego Shizirungu Vincent uwa abantu ntabwo bazagufata nabi nk'uri umuntu umenyeye gukora amaprank noneho ku buryo uzakora n'ikintu abantu ntibabyemere oya keretse nkinnye napfuye wenda nkababwira ko napfuye ikaba ari prank ntibaze kuntabara ko ndeba urangaye cyane abaye oya hari umukobwa nari mbonye ngaho ugiye kudukora prank hano nanone imyambarire mbona iteje ikibazo ngaho rero okay byaragiye karagaciyemo kwa urumva ntabwo abanyarwanda bazanyanga kubera ko banyanga bazaba babimukiye ni ukuri muzaba babimukiye pe murobrije kundeba kandi mukankunda kuko nawe ndabakunda tubayeho kubera mwebwe abanyarwanda barobrije kunkunda yego kandi bakumva ko ibyo nkora cyangwa ibyo yaba amaprank wenda nyo hagati haraho nabwiye ko ntazongera gukora prank basi
mungabanyiriza uburakari ko hari ukuntu bandika muri content sorry gato nako muri comment ugasanga abantu barakaye ariko nihangane mu ngarukire basi. Hanyuma ino prank wakoze yo kujya gushaka umukunzi kwa scenario yego niyo shusho gusigiye shusho yansigiye ni uko abanyarwanda batankunze batabikunze kwa ntabwo si uko batankunze ahubwo nuko era prank batayikunze. Nta kintu bigize bihungabanya ku mibereho yawe ku mibanire yawe na famiye? So ntacyo byaduhungabanyijeho wenda ariko buriya iyo ubonye ishusho y'abanyarwanda ubundi u Rwanda ni urugo. U Rwanda ni urugo ku bantu bizi Ikinyarwanda cyangwa ku bantu bazi umuco nyarwanda. Yego. U Rwanda ni urugo rero nubwo urugo rwa rutagira ikibazo ariko umunyarwanda kandika ko yagize ikibazo ugomba gukuramo icyo kintu cyamubereye ikibazo kugira ngo kitazagaruka. Okay. Biragoye kuzabwira abantu kari prank wakora. Oya ni prank ira mwabonye kuri Saint Valentin ya 2023 2022 hafa ngiye wayikoreye iri ari prank nakoze mu biryogo netse umwana fashe kote ku rutugu yari prank. Please ira mwabonye kwa MC-Nario wamereza inkweto nkazitesha hasi yari prank. Abantu muzabona kwa MC-Nario ntago ari ko baje gushaka abagore suko baje gushaka abagabo baje gushaka amafaranga kuko arabahemba bakora iyo prank bikarangira. Yes ubwo abantu ntago bari babizi rero oya babimenye nta kintu kiri nta kintu kiriyo nyine ni nkuko ushobora kubona hari abanyamakuru bo mu bavuga urubuga rw'imikino ariko bavuga ngo bagiye kumena umuceri hasi. Yego nimba nako mwabitekerezaga wabona uyu mwana w'umukobwa ukagira ngo agiye gushaka umuhungu n'umuhungu wavanye hariya usanga bataziranye ari akazi agiye gukora bakamuhemba agataha. Rero ntimubange nimwanga abana banyu nimwanga abafiance banyu nimwanga aba ex banyu nimwanga abagore banyu nimwanga abagabo banyu na akazi buri hari yavayo yaza yagura inyama z'ibiro bingahe akaba ari akazi yavuyeho kagahwana n'umuntu wavuye ku musharupansiye agacyura 10,000 cyangwa 12 akazana bagaha. Ese ku giti cya kurare rwabona bitaza abaye ari prank koko nkuko bivuga bona bitaza hataro byazajya bigera bikaba byateza amakimbirane hagati mu miryango. Yego byateza niyo mpamvu nkanye nasabye nafashe umwanzuro ko nazongera. Yego ubu hari n'abakobwa bafashe umwanzuro ko batazabisubiraho hari n'abahungu bafashe umwanzuro batandukanye n'abashuti babo hari n'abatipe batandukanye n'abakobwa bakundanaga. Rero niyo mpamvu abenshi kuva nava hari aribwo byabaye nkaho bigaragara ko ari amaprank. Ubundi ninjye wamenye umuceri wa MC-Nario ubundi MC-Nario yaza kumenye ko ndi umugabo nje ukazi ndi umuhashi nka bamwe ntabwo ari kunkoresha ariko we ntabyarazi ntabwo arazi ko wubatse ari wenda warabizi simbizi kuko ntitwaganiriye twakubitanye kuri nta nubwo kuva cyane turongera no kuvugana. So rero abanyarwanda mwongere mudukunde kandi mukunde sinema nyarwanda abantu bazareba iki kiganiro muzakore subscribe mukore share na comment ndango abantu banakubabarira ikindi nikira nibyo nta bintu bira bintu kuvuga byabanje kugorana ngiye gukora ngo share ngo na comment na subscribe bavuga uko wari ubivuze nyine kandi murazekana akantu karagoranye ariko rwose rakasamo ndabakunda hari abafite amasinema menshi bagenda bankurikiranamo ntimureke kuyareba ngo nakoze ibara hari abagiye bandika amakomenti agiye antuka agira gute ariko ngiye mumbabarire ntabwo mbayeho ngo mundakarire kuko mbayeho kugira ngo munezererwe sibyo kandi umuntu uza kunezererwa n'ubundi nawe aze kubimbwira inbox. Hanyuma niyo nama rero wagira abantu bakora ama prank ameze nkayo niyo nama wabagiye? Yes umuntu ukora prank ayikunze no wayikorana bakomeze bazikore. Umuntu ukora prank wumva yamfexe ku muryango cyangwa yamfexe kuri ex we cyangwa kuri fiance we ayireke ariko umuntu wumva yakora prank aba ari nk'umuntu wubatse ameze nkawe wamugira inama yo kujya kuyikora yayikora bayo wo babana. None se dufite abantu mu industry nyarwanda ushobora gusanga umugabo n'umugore baraje muri sinema sibyo cyangwa ugasanga
umugabo ni kameramani, umugore akina sinema nyarwanda. Sibyo? Bariya abantu ni ibintu bakoze babyumvikana. Rero nta wakwankunda babigumemo kuko ni ibintu bamaze kumvikana. Sibyo? Bo rero turimo tugana ku musozo w'ikiganiro twagiranye, ngira ngo abantu icyiza abanyarwanda barumva kandi baranajijutse, baranasobanukiwe. Nizere ko bakubabariye. Uzabona ikiganiro azakubabarire. Nimba ari n'umuntu wo muri famiye, ese nta muntu wo muri famiye waba waraguhamagaye yarabonye birarimo? Famiye yanjye barampamagaye bambwira ko atari byo ndi eskiza, bambwira ko nzakora ikiganiro, ahubwo numara kucyeditinga kugitunganya ikipe nkibohereze kugira ngo babone ko basaba imbabazi kuri kamera, nk'uko ubundi abikoreye kuri kamera wibasabe n'ubundi imbere. Basabye imbabazi, ntabwo nzongera gukora prank ibakura umutima. Ushobora kuzakora itabakura umutima, ariko ibakura umutima ntabwo nzayongera. Babyumvishe kandi bakubabariye. Ntimwambabareze. Rero tugitangira ikiganiro, muri introduction yawe watubwiye ko uri umusangiza w'amagambo mu bukwe. Ni akazi kantunze. Ni akazi kagutunze. Ndi MC International. Nitwa MC Imena Rugamba. Uri MC International? International nyine. Ujya ujya no hanze ukajya kwa musingayo? Huye hanze, iyo nsohotse mu nzu mba ngiye hanze. Ubundi ibintu ukoreye mu nzu biba bitarasohoka. Iyo byasohotse bikajya hanze, rero nubwo wasohoka mu nzu ugasanga abantu nk'umunani mu mbuga, bivuze ngo ibyo wari uvugiraga mu nzu birasohotse bigiye hanze. Uba international. Cyangwa mbivuze nabi? Nibyo. International ni iki? Ubundi ikintu kiri international ni ikintu cyambukiranya umupaka. Ntabwo ndiye musinga. Ntabwo ndiye musinga kuva i Kigali, Bujumbura. Wenda Bujumbura sindajya kwa musingayo, ariko nagiyeyo. Ako so babwiye abarundi badukurikiye ko mbizi ko ari benshi bakazagutumira ukajya kwa musingayo. Abashinga naye kandi ganyamuna abantu bariyo. Yego. Timuzongere kunyanga. Hari ba mama wacu baririye, hari ukuntu bagiye bareba hari ibintu nagiye nkora. Timunyange. Timunyange ngira umutima mwiza nkuwa nende kuvuga nkuwa Yesu, kandi Yesu gantaho umenye. Ariko ngira umutima mwiza kandi gananje ndabakunda. Hari filimi nakinanyemo n'umukobwa mushiti wanje bita Kampire. Kampire n'umuntu wanje, mwana w'umugogo. Umugogwe ni wa mbere. Kandi Kampire ndagufuhuje, ndakuramukije kandi nubona ikiganiro nanje uzongwemo. Nanje azongwemo. Ese we ntiyakurakariye? Iyo niwe wa mbere. Umuntu yarakarira ukingo yabonye ngo kuri profile tarakare kureba abantu bakennye, kandi ganti mundakarire. Ngayo nguko rero abantu bari Burundi, mumbabarire, abantu bari muri Kenya mumbabarire, oya bazanagutumira kandi muzantumire. Ndi MC mwiza rwose. Kandi nubwo ntawe ukora ikiza ngo yimenye, ariko abantu barenze 1000 bakubwiye ko ibintu ko ari sawa. Ako we musinga gute ubundi mu Kinyarwanda? MC ubundi ni iki? Master of Ceremony. Yes. Oya avuga mu Kinyarwanda ni umusangiza w'amagambo. Iyo uvuze ngo Master ni Ceremony, uvuze ngo ni nko gushaka, hari abatabyumva. Mukecuru uri za Nyagatare ntabwo yumva ibyo bya ceremony, ariko uvuze ngo ni umusangiza w'amagambo, bivuze ngo ni umuhuza w'umuryango umwe n'undi akaba ari hagati. Ubikora neza? Mbikora nk'akazi. Kandi nkabikora nk'umuco. Hanyuma birabyo batubwiye no kuvugira nk'ubivanga gute, bihuza gute? Ushobora kuza nkamusinga igihe cyo kuvuga amazina y'inka cyasoza cyagerwaho, nkagenda nkahindura imyenda nambaye nkagaruka. Ni ibintu birizi. Ahubwo abantu bazabikina mu amazina y'inka gatoya ayabyihorere. Hose urumva abantu bazagwa. Oya bazahamagara nzabaha kapering box. Bazayibwirwa n'iki? Oya bazabimenya. Hari ahantu nigeze gukora ngo ni prank. Ntabwo ari prank. Kuko wacu ashobora kuba yiberewe. Hari ahantu nigeze gukora ikiganiro. Hari umutipe mushitwange bita Patino w'umufilimi wa filimi. Ufata ibintu by'amashusho ukuntu. Nigeze kugikorayo kandi bagikurikiranye bakibona. Ahandi ni kuri Roho TV, hari umukobwa bita Hope ufite ikiganiro nawe nabikozeho. Ahangaha ahubwo tuzabikora butaha tuje gukora imisango nyarwanda. Yego. Okay, so rero Nshizirungu, turi kumwe na Nshizirungu Vincent, umenyere gukora amapranka, ariko nizere ko byaguhaye isomo pe.
ntabwo navuga ngo byampaye isomo ahubwo nabifatiye umwanzuro njye. ese kuki wabifatiye umwanzuro igitekerezo cyavuye cyo ngo sinzongera gusubira muri planka mbifatiye umwanzuro kandi nuko nabonye abanyarwanda batabyishimiye kandi ngewe mbayeho kubera abanyarwanda simbayeho kubera njye. Ibyo nkora mbikora atari njye, mbikora kubera ko birebwa n'abantu. Abo bantu rero batishimiye ikintu nakoze ngomba kugihindura. Nawe muntu uzareba iki kiganiro ukaba ukora ikintu abanyarwanda badakunda cyangwa abakurira badakunda, please uzagihindura. Okay, so turagushimiye rero wari ukurikiye ikiganiro inkuru y'ubuzima. Nta tuyishoreje numva ko dufite umutumirwa Nshizirungu Didier tuganiriza byinshi ku bintu byari bimaze iminsi bivugaho. Nizeye ko aciye impaka. Ayo impaka zirarangiye mu mabarire abashaka kumibera kabaye umuhe ushaka kumukinisha muri filime bemere kumuha. Ariko byo ntiwabivuzeho kabikuvugire cyangwa byivugire ntacyo. Ubundi abantu bakora publicité wenda kenshi usanga na publicité ryoze ko yego, ariko buri umuntu utarajya muri industry nyarwanda cyangwa muri sinema nyarwanda hari umuntu akubaza ngo wakinnye he filimi ukayibura. Yego nibyo, ariko buri umuntu aguhamagaye akubaza ngo Nshizirungu umukinnyi wa sinema nyarwanda, yego wakinnye mu yihe, urebe iyi ngiyi ni urugero wenda urebe Kariza wa Karisa, urebe Irire, urebe Shenge, yego nakinnyemo, yego Niya Zacu nakinnyemo. Wenda ukavuga ngo urebe Shenge, wenda ukavuga ngo urebe Selfish, ni nyinshi. Umwe byibuze umuntu akurebye aravuga ngo muri projet yanjye ndagukeneye. Ariko utarakinnye na hamwe bigusaba kushaka ukina byibuze kugira ngo umuntu akubaza wakoze werekane fact. Ariko tukiraho tukira muri ibyo bya filimi, hari filimi ukinamo ya Shenge ukina uvuga ikinyamurenge. Uri umunyamurenge biti nubwo twa tugiye gusosiyana ariko nako tugakomoza abantu babimenye bajya babyibazaho cyane. Icyo kintu wakiretse uri umuki. Rero ni inzira ndende byahita byinjira mu mateka, byahita byinjira mu mateka n'indi content. Ariko uwacu n'indi content, ariko ndi uwabo, ndi umwe muri bo. Amaraso atavangiye. Buriya wenda ikindi tuzakora ubutaha bazumva impamvu nkivuga nkizi, kuko twabikomatanya bigahura n'amateka y'u Rwanda bikagira bute gasanga bisabye indi nkuru. Okay, turagushimiye Nshizirungu. Murakoze cyane nawe. Sawa sawa. Sawa.